rero umuntu ufite impano nta n'impamvu yo kwiryamisha kuko impano iyo uri kuyikoresha ugira umusaruro mwiza. Umuziki ni ikintu cyiza nanone, ariko nuko umuntu wese ushaka kujya mu muziki agomba kuba ari umunyempano, ugomba kuba ari ibintu byawe uri gukora gusa batakubwiye ko nyine abanyarwanda icyo bakeneye message nziza, bakeneye ibitekerezo byiza. Ndatekereza ari wo muhanzi, niba utekereza kuba uri umuhanzi mwiza, gira ibitekerezo n'ikintu ugiye guhereza abanyarwanda muri rusange kandi kibubaka. Yes, ni Zoriva Billionaire nk'ibisanzwe. Tugize amahirwe yo guhura n'umuntu ukomeye cyane muri industry ya muziki muri rusange. Hari benshi wenda ndakeka ntago uri umusango kuko hano kuri Zoriva Billionaire hari ama project y'abantu batandukanye bagiye ugiramo uruhare kugira ngo ajye hanze. Reka ntangire nsaba kwibwira abadukurikirana umunsi ku wundi. Murakoze. Ku mazina banziho ni Yes Beats, ariko abandi mumenyereye Ganza. Yes Beat twamwumvishe mu ndirimbo nyinshi cyane, cyangwa se benshi tumuzi ku izina rya Ganza Pro, ariko ubu ni Yes Beat nkuko muraza kubyumva muri background y'iyo ndirimbo muri kumva. Yes Beat nka producer, umwaka mushya muhire mbere na mbere. Murakoze cyane, namwe umwaka mushya muhire. Twese hamwe nizere ko mwawutangiye neza kabisa. Mutangiye muduha EP nubwo turaza kubigeraho neza cyane mu kanya kaza. Ganza cyangwa se Yes Beat, mbabare ndaza gukoresha Ganza cyane kubera habitude, akamenyero. Nibyo n'abantu bamaze iminsi bambaza ngo Yes Beat ninde, ntabwo babisobanukirwa. Birumvikana, ariko turaza kumenyera byanze bikunze. Umuntu ashobora kwibaza urugendo rwa Yes Beat muri kariyeri ya production rumeze rute, rwatangiye gute, se kuri ubu ruhagaze gute? Urugendo rwa Yes Beat ni urugendo rurerure, ariko intego ari imwe. Ari kujya mu ruganda rwa muzika, nanone akaba urugendo ari intego yari gukora ibintu byiza. Rero Yes Beat ni mu producer maze igihe kinini, ndumva guhera kera cyane, ariko natangiye kubikora neza mu mwaka wa 2017. 2017 ngo numva nicaye neza muri studio, numva ko nangiye gukora umuziki. Rero rwari urugendo runini, ariko nyine rufite intego. Kugeza n'uyu munsi gusa impinduka ziraboneka kuko tumaze gukora indirimbo nyinshi kandi zakunzwe n'abanyarwanda. Ntekereza ko icyizere gihari, kandi nanone impinduka zo zarabonetse kuko uyu munsi ari aho twatangiye naho tugeze ubu ngubu. Feedback ni nziza. Feedback ni nziza. Nibyo koko abadukurikiranye mushobora kujya kuri platform ya birakitwa Ganza cyane yabaye Yes Beat. Ni Yes Beat. Yes Beat. Umuntu mushyashya na activity nshyashya, ni umwaka mushya, new resolution. Nkuko bisanzwe ni Zoriva Billionaire. Hari abakunzi badukurikirana umunsi ku wundi baba mu myidagaduro. Nk'uyu mwaka nkuko tubwira ko umuntu ari mushyashya, ibintu ari bishyashya, nko muri uyu mwaka ni iki noneho abantu bagiye kwitega kuri Yes Beat by'umwihariko? Yes Beat ni ukuvuga ngo hari ibyo twakoze ku myaka yashize kandi mwagiye mukunda mukishimira. Rero uyu mwaka ni umwaka w'impinduka, kandi nanone ukaba ari umwaka ugiye kuzana byinshi bishyashya. Muri byinshi bishyashya hari EP ya Pacifica mugiye kubona mu ntangiriro z'umwaka. Deje uyu munsi turaza kuba tuyishyira hanze, kandi nanone mandi meza agiye kuza. Nanjye ubwanjye mfite horime ngiye gusohora, imaze igihe kinini ariko mugiye kuyibona, kandi nayo izaba ari horime nziza, umva ko abantu bazishimira cyane. Hari impinduka zigaragara mu myidagaduro by'umwihariko bijyanye n'iterambere na tekinoloji, umuvuduko igihugu kigezeho cyangwa se kiriho kiri gukoreraho. Ubibona ute by'umwihariko mu ntara y'Uburengerazuba? Ndashima cyane kuko impinduka zo zirahari, n'umuziki wo mu Rwanda umaze kuba ikindi kintu. Hari benshi batagiye babyizereramo, ariko uyu munsi hari icyizere ko umuziki uri kuba mwiza cyane. Rero by'umwihariko mu ntara y'Uburengerazuba turacyafite urugendo, kuko urumva iyo ibintu biri gutangira binari kuba byiza cyane, abakeneye imbaraga nyinshi. Rero mu mbaraga nzi neza ko zikenewe nuko abagomba kuba bari muri runo ruganda bagomba kuba bazi ibyo bari gukora. Icyo ni kimwe. Ikindi nanone nuko tugomba kuba turi abantu nyine bazi icyo bakeneye. Icyo dukeneye rero dukeneye produit nziza, quality nziza, ku buryo abantu babikunda. Mu myaka yahise byo uyirebye hari byinshi byahindutse. Mu myaka yahise hari abantu batumvaga ko impano nk'umuziki cyangwa se production n'ibindi bijyanye n'ubushabitsi bw'imyidagaduro bishobora gutunga ubikora.
ese kuri ubu bihagaze bite nk'umuntu ubibamo umunsi ku wundi ukorana n'abantu benshi cyane batandukanye? Rero kano kazi dukora bino tubamo ni akazi. Ndashaka mbwira abantu barimo kutwumva ko kano ni akazi kandi gatunga umuntu. Ni ibintu uhereza umwanya ariko uwo mwanya ubahaye nabyo bikaguha amafaranga. Rero mu by'ukuri nanjye niko kazi nkora, ndi producer, kandi ntabwo niba ntaburara, niba ntambara ubusa bivuze ko hari icyizere rero cy'ibyo turi gukora. Kandi n'uyu munsi buretse ngewe gusa tuzi benshi bifite aho bamaze kugeza. Hari aho bihurira n'iyi polisi y'igihugu ijyanye n'amasomo cyangwa gushyira imbaraga mu bijyanye n'ubumenyingiro, kwiga bya bintu umuntu ahita akora ako kanya, kuruta uko abenshi twirukanyira mu bintu tuzamaramo imyaka myinshi ariko nanone ugasanga nta kintu bitumariye. Hari aho bihurira iryo terambere, ayo mafaranga abantu bagenda babona? Birahura cyane. Impamvu bihura cyane ni uko ibi turi gukora ni impano. Ni impano, yego. Amashuri twize twongeraho n'ibijyanye n'impano zacu. Rero uyu munsi impano hari icyizere cy'uko yagutunga, kandi buri muntu ubeshejweho n'impano abayeho neza. Rero umuntu ufite impano nta n'impamvu yo kwiryamisha, kuko impano iyo uri kuyikoresha ugira umusaruro mwiza. Nibyo koko impano iragabura, kandi ngo umwana w'umufundi arabwirirwa ariko ntaburara. Nagira ngo nanone ngaruke ku kintu kijyanye na EP ya Pacifica cyangwa se Fika Magic iraza gusohoka kuri uyu munsi. Nahoze ndeba list y'indirimbo 7 ziyigize, mbona hafi 5 niba atari 6 niba ntibeshye, mwazikozeho. Yego hari abandi bafatanyabikorwa mugenda mukorana. Biba bimeze biti iyo umuhanzi wawe akoze igikorwa nk'iki? Umuhanzi wanjye yakoze igikorwa nk'iki ngiki aba ari intambwe ikomeye, kandi nyine nibwo buhanzi. Umuhanzi ntabwo yitwa umuhanzi kubera ko hari ibyo yakoze bikajya hanze abantu bakabibona. Rero kuba umuhanzi nkoresha yasohoye EP ni urundi rwego, kandi nanone indirimbo dukora kugira ngo abantu bajye bazumva neza. Dukora indirimbo nziza, ndongera mbibonye ko ari nziza, kandi abantu mugomba no gukunda ibintu byacu kuko ni byiza. Rero aba ari umunezero kuri njye, kuko nyine ni igikorwa tuba twaratangiye ku ntangiro ari ibitekerezo, ariko iyo kigiye hanze aba ari akazi twakoze. Aba ni uguhigura umuhigo muri make. Tugana ku musozo, hari benshi bakurikirana Zoriva Billionaire, badukurikirana hirya no hino mu gihugu, hanze yacyo, mu mpande enye z'isi. Ni ubuhe butumwa bwihariye nka producer ushobora kubagenera kugira ngo byibuze ubayobore muri byinshi mukora, ndetse ubamare n'impungenge n'amatsiko? Message ya mbere nabaze cyangwa inama ni uko umuziki ni ikintu cyiza. Nanone ariko ni uko umuntu wese ushaka kujya mu muziki agomba kuba ari umunyempano. Ugomba kuba ari ibintu byawe uri gukora gusa, batakubwiye ko nyine ugomba kubijyamo, cyangwa se ari uko wabonye ko hari abantu babigiyemo ngo nawe ushaka kubijyamo. Biba byiza rero iyo bikoze ari ibintu byawe, biba byiza. Ikindi rero ni uko n'ubikora ari impano yawe, bigomba kuvamo umusaruro. Bigomba kuvamo umusaruro, kandi umusaruro uza mu buzima bwa buri munsi. Ikindi rero ni uko nashishikariza abahanzi kugira ngo babikore kinyamwuga. Babikore kubikora gusa ni uko babikunze. Hari ababikora ko bafite ubushobozi, hari ababikora kubera ko nyine inshuti zabo zibibamo, ariko icyaba ari cyiza ni uko ubikora ari impano yawe, kandi ukabikora ubishyizeho umwete, nanone umusaruro ukavamo. Abanyarwanda icyo bakeneye message nziza, bakeneye ibitekerezo byiza. Ndatekereza ari wowe muhanzi, niba utekereza kuba uri umuhanzi mwiza, gira ibitekerezo n'ikintu ugiye guhereza abanyarwanda muri rusange kandi kibubaka. Turagushimiye, reka nizere ko n'ubutaha Zoriva Billionaire Team nidukenera kugira byinshi tuganira nawe ku bijyanye n'imyidagaduro, uzaduha umwanya, cyane ko umunsi ku wundi natwe tuzatuhababera, ndetse hari n'amakuru cyangwa se hari ikindi mwaba mutabwiye abadukurikiranye mbere ko dusoza mwafata umwanya. Murakoze cyane abakurikiye Zoriva, ndabashimiye, kandi umusanzu turawufite ku bijyanye n'ino kariyeri turimo. Umusanzu turawufite, kandi n'ibitekerezo nabyo ni mu bishaka turabifite. Murakoze. Murakoze cyane.